gucakira amagambo. Ibyo ni ibintu namaze kubona ndanabyemera nta kundi bizamera. Umunsi umwe nzavamo abasigaye bakomeze nkaho nta cyabaye. Ariko ubwo nyine bita bikubwira ibyo ngiye bimbwira yuko muri aka gahe gato rero nzaba mpari. Gukora iyo bwabaga gukikubabaza niki mbabazwa nyine n'ukuntu habaho abantu bakureba bakumva bagukuramo akirika umuntu akakureba akavuga ati wowe vamo shawa gasigara mwana na leta iyo mufashe inamukuramo iramubwira iti wowe ugiye muhariya wenda uve muri rubanda nyamwinshi udakora muntu ariko we yaragukuyemo waranagiye byaranarangiye yaho nta cyabaye. Ya rero natwe tuzagera igihe tuvemo nahoze mbibare ejo bundi muri za 2000 ejo bundi aha ejo bundi umukobwa wanjye azaba ari mu myaka 90 na nzaba naravuyemo kabisa kera nzaba naravuyemo ntago byumvikana. Rero ni inzira ya muntu nyine twese niho bijya nyine. ejo bundi muri za 2000 ngo nzaba naravuyemo bizaba byararangiye. Ariko nyine muri aka gahe ndimo nanjye aka gahe urumva nta ruhare ntabigizemo. Umukecuru n'umusaza bakoranye akanama barabyemeza mbanguyemo. Ariko ubwo uzi ukuntu iryo siganwa ryari rikaze. Twasohotse turi ibihumbi amamiliyoni ndabanikira koko amamiliyaridi y'uturemangingo tw'abantu narabanikiye nkajya mbarebera inyuma mbabwira nti Usain Bolt mbambayeho. None ko natangiye niruka nkanasiga abandi ubu nahageze nibwo nzananirwa kwiruka. Umusaza ritakumye abohereza mwirushanwa naragurutse. Ubwo rero ntukababare mwana ntukababare dore burakomeje seka seka nyakugira Imana. Yego ibyo aryizo boro bazibwira ngo gororoka njya mbyumva ni mandwa nkuru y'u Rwanda. Seka umusaza umenya aba yanze guseka ngo seka